rero numva ko ubundi busirimu nabwo ni ukwemera kugirwa inama warangiza ukanahinduka. Abantu benshi babyita kuko umunsi abigishwa bahabwa umwuka wera ngo abantu baravuze ati ariko aba bantu ko tuzi ko batize zari nkandagira bitabo ziri aho ngaho ariko baravuga ibintu bakora turumva ari abanyabwenge ngo bamwe baravuga ati yo ati muzamakuru abantu babanye na Yesu. Ako kantu rero uvuze iyo udafite Yesu ntabwo umenya kuvuga. Umuntu nyine arakubona akabona what's a beautiful what kuko mu cyongereza bazana bavuga ati smartness ni ukuntu tuzadushakana n'abagabo wenda twese dufite twarize wenda twese dufite lisansi umva igihe hano muri Afurika benshi niko biba bimeze dufite bachelor twembi nyuma y'imyaka 10 ugasanga umugabo karakora PhD umugore aracyari ntazi asoma habe n'agatabo ni kuri YouTube gusa scrolling Hello turabasuje cyane. Iyi ni Rama TV show. Dusuje abari ku mugabane wa Afurika, abari i Burayi, Amerika, Aziya, mwese tubahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya rero tugiye kwinjira mu mwanya w'ibiganiro byacu. Dukomeje kubashimira cyane abarimo gukora subscribe. Nawe utarabikora please ntacyo bisaba n'ubuntu nakazogera gusukandaho ugakandaho kuri ka kantu k'umukara cyangwa gatukura ubundi ukabura dushigikiye. Rero tudatinze mu magambo ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'uko mubimenyereye, reka tumuhe kazi. Uraho neza? Uraho mashidi. Umunsi wawe umeze ute? Cyane sawa. Yego. Izuba ni ryinshi cyane. Yo Kigali yahiye. Kigali izuba ni ryinshi. Ya nico. Ariko undi harasa neza. Ya. Abo babonye hano Kigali kuri bari bazamura amazu. My God, wagamura abantu aba diaspora mudaherutse naha turababwira ko ni mugaruka muzayoba tu. Nidanje Kigali amazu ari marazamuka ari menshi n'aba nziza cyane. Cyane pe. Ya turabasuje turabakiriye inshuti zacu. Amazina yanjye nitwa Nishimwe Claudine, ndi umumama mfite abana n'umugabo umwe. Aho kantu iyo kibagirwa byari kuba bibi. Abyo muri abantu bari bakwiye kugira abagabo benshi ngo hari ababafite cyangwa ngo buri mwana akaba afite se. Iyo ufite abana 7 base 7 aho kanako gateye ubwoba. Ntago ari turabinjiriye sinzi tubinjiriye ariko ntago ari umumama ufite abana uzajya ugira umupapa umugabo umugore w'abagabo benshi ni ikibazo no kuvuga ikabiteye nk'isoni. Umugore w'abagabo benshi yabiteye nk'isoni uzi ko no ikintu utavubwira abandi bantu kubera ko ugikora. Musa wakwipresenta nko kumvuze ati ndi umugore w'umugabo umwe nawe avuga ati nanjye ndi umugore w'abagabo 4. Niba bitakunda uzabireke nta mpamvu yo gukora. You must be proud y'ikintu ukora. Niba ufite abagabo 4 ukanavuga ati ngenda umugore w'abagabo 4 niba utabivuga ibyo bintu biraciriritse nko uzabireke ugira umugabo umwe nubishobora n'umwe mureke ariko umugabo ni sawa nari bice. Yego murakoze cyane. Turabakiriye rero wowe aho uri hose. Niba uri ahantu wicaye wafata akarahure k'amazi cyangwa se akarahure kaje hanyuma ukicarana natwe hano tukaganira tukungurana ibitekerezo tukungurana ubwenge. Nibyo byiza kandi nibyo bikenewe. Hanyuma rero Claude uyu munsi turaganira kuki topic y'uyu munsi na amavuta. Topic y'uyu munsi yavuga ngo umugore w'umusirimu arangwa n'ibihe bintu. Abantu basigaye bakunda ubusirimu kandi umuntu wese akunda uriya mugore ni umusirimu, uriya mukobwa ni umusirimu. Umugore cyangwa umukobwa w'umusirimu wowe wemera ukavuga ati ewana ni umusirimu nanjye ndamwemera. Ubundi bavuga nubwo wendaga utajya
gukritika ariko ukavuga mu mutima aho ngo njye simwimi wewe mama Jady iyo uvuga umugore akakwemeza ukavuga ati iyo wana waba uri nakumwe nawe wanamubona wanamukavuga uriya mugore ni umusirimu ni umugore uburangwa n'ibihe bintu kuri njyewe icyambere ubusirimu bwa mbere buza imbere ni ukuba umuntu yaramenye Yesu ubwo nibwo busirimu njye nita bwa mbere kuko umuntu iyo yamenye Kristo imitekerereze irahinduka uburyo yitwara bugahinduka nyine akaba none adipendinga ku mwami we none se gukabya pe no kumenya Yesu ibyo bintu umva nkubwira ukuntu ari bihura mu Baroma ibice 12 Pawulo yabwiye abaroma ngo ndabandikiye kubw'imbabazi z'Imana ngo muhinduke rwose mugize mu Kinyarwanda bavuga imitima mishya ariko mu Cyongereza bavuga imitekerereze mishya urabyumva rero ubundi ubusirimu no mu busanzwe ngewe n'ikindi cya kabiri kiza kuri icyo ni ukuba umuntu afite mindset iri muri highway activated mindset iri hejuru nibwo busirimu rero niyo mpamvu mvuga ngo ubundi ngewe umusirimu kuri njye ikintu cya mbere ni ukuba azi Kristo arakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza hanyuma akaba afite Kristo akamuha imitekerereze mishya akaba afite mindset iri transformed iri muri highway kibazo ba Ben turagusuje mindset iri highway anyway na Ben wacu turagusuje pastor ikindi umusirimu kuri njyewe ni umuntu wemera kugirwa inama akemera gukosorwa sibyo kuko hari ukuntu usanga abantu ari umuntu mu kirimi cyacu cy'ikinyamurenge bavuga ngo kugaragamba ndakoreka ntushobora mbese we ikintu cyiyubatse muri we ni uko nguko ntashobora kumenya ngo ese ibi bintu nkora birakwiriye cyangwa niba uje ukanambwira ati mama Jady ndi kubona ibi bitameze neza ngahita nsimbarara gusa ngo ya rero numva ko ubundi busirimu nabwo ni ukwemera kugirwa inama warangiza ukanahinduka abantu benshi babyita kuko ubundi ibiri imbere mu muntu nibyo bigaruka noneho bigakora inyuma mu muntu ntabwo rero ibyo abantu bita ngo kwambara neza ngo amaparufe ahenze ni byiza ariko iby'imbere iyo byakozwemo umurimo ukaba uri umuntu ufite iyo mitekerereze ihindutse ukaba uri wa muntu umuntu ashobora kwegera akakugira inama kandi ukemera no gukosoka hanyuma byafectinga nibigaragara inyuma kuri wowe uwo ni njyewe ni ku kintu wahereyeho ewana turemezanya 100% sinabona nzi ko hari umuntu byumva gusa seriously nta kandi abashiti bacu ntabwo izi topic tuba twaziganiriyeho ariko ndumiwe ubwo misengere cyizere ko hari n'abandi njyewe kuri njye Claudine nishimwe umuntu umusirimu umugore n'umukobwa w'umusirimu udafite Yesu muri wowe ndagupinga nubwo nabikubwira ndagupinga murambabarira nimumuteye amabuye please niko tubyemera ngiye niko numva ni ukuvuga ngo umuntu w'umusirimu ikintu cya mbere nemera w'umusirimu ni umuntu ufite Yesu wakiriye Yesu uti kubera iki umuntu wakiriye Yesu ni umuntu ugira gute ni umuntu afite imitekerereze imurikiwe ni ukuvuga Yesu arayitinga ibitekerezo byawe abicanamo itoroshi wamara sasa itoroshi yagera mu bitekerezo byawe hakamanuka icyo bita ubwenge wisdom muri wowe ikamanuka waganira n'umuntu ukamwinfluencinga ni ukuvuga iyo uganira n'umuntu kuko already ufite ubwenge ntabwo ubwenge bwizana habe n'abantu bajya biga bakiga cyane nicyo kwiga ndaza kukigeraho njyewe ndakwiga mutagira ndagipinze yewe ndakwiga ndaza kukigeraho ariko hano tugitangira
umugore w'umusirimu nemera ni umugore uzi Imana. Umukobwa w'umusirimu nemera ewana iyo muri n'akana k'agakobwa gatoya kipambye neza azi Kristo ndavuga wa mwana uri umusirimu mu mutima. Niyo nabimubwira ko ndavuga ngo uri umusirimu kubera yuko ni umuntu ushobora kujya inama itanga umusaruro. Mbese wa umusirimu ujya inama idatanga umusaruro uri umugore wenda urasa neza uri kwakaka umuntu yaza kugusaba inama amasaha 3 mumaranye agataha agasenya urugo rwe. Uri umusirimu wa not kuko ibyo ngibyo nawe nanabivuga ati ibi bintu nabigiriwemo inama na naka uri cheap. Hari akantu uvuze ngo umuntu wamenye Kristo ngo aba afite ibitekerezo bimurikiwe. Nibuka ko uzi ko mu mwijima nta kintu ushobora gukora mu mwijima. Yes. N'ikintu ntushobora umwijima ni ahantu hari umwijima. Ushaka gushaka ikintu ngo ukibone nta kintu wakorera mu mwijima. Ariko iyo ahantu ahari umucyo ushobora gushaka ikintu ukakibona n'ibintu ukoze noneho biba meaningful, biba bisobanutse, bibyumvikana bisa neza. Aho kandi bavuga ngati kuba umusirimu akambara neza ni byiza, agakora skin, agakora amavuta ewana skin mwaganira s'il vous plaît. Umugore murahuye mwamara ni minota 2 ukamucishama apana ijisho ugutwi niko tutazamureba pana kumucishije ijisho garyo rero umucishamo ugutwi ukamuyunguranya esukuri. Ijambo ry'Imana hari ahantu rivuga mu migani ngo mbese igicucu umuntu udafite ubwenge yacecetse ngo bagira ngo umunyabwenge ngo ariko yafungura umuntu bigapfira mu kuvuga mubwiza ukuri iyo udafite Yesu ntabwo umenya kuvuga. Umuntu nyine arakubona akabona what's a beautiful what kuko mu cyongereza bazanavuga ati smartness ni mu mutwe ni inyuma ariko even n'umuntu ufite ubwenge mu cyongereza bavuga smart. Baravuga ngo uriya muntu ni smart. Shaka kuvuga ko uriya muntu muraganira ukagira ikintu umukuraho. Rero umugore ngiye kuri udafite Kristo ntabwo mufata nk'umusirimu. Uri kunkurikira ngiye nuko niyo twahura live kabimbaza niko mbyemera kandi unarebye wibwiza ukuri. Icyo nacyo ndabakubwira kurikira mu mashadera yavuze cya kabiri umugore wibwiza ukuri wowe wenyine. Iyo uhuye n'abantu hari igihe uhura n'abantu mukarangira mushwanye kubera nta bitekerezo ufite, nta bintu byubaka ari gusenya, mukagema kamugashwana umuntu agafata ishakoshi akagenda yinjira mu modoka murasa neza ariko mu mutwe nta kintu kirimo kubera ko ibitekerezo byanyu ntabwo bimurikiwe. Hari banza n'iryo jambo riba muri Bibiliya rivuga ngo uko umuntu atekereza ni kwari. Ni ukuvuga ngo umuntu mu yandi magambo ni ibitekerezo bye. Uko umuntu atekereza ni kwari. Umuntu si amagambo avuga. Umuntu nuko atekereza. None se umuntu yakwiye gutekereza neza nkubwire iyo udafite Kristo mu mutima wawe uba uri kuvuga ejo namukazi wanjye yambye guke ejo makwe yambye guke ukirirwa mu ntonganye nidubura nzamubira guke nidubura nzababira guke nibyo umutima wowe wibwije ukuri utekereza ibiki niduhura nzamushishura yambwiye gutya ntago namusubije sinari niteguye nzagenda niteguye nzamushishura. No kuvuga ibitekerezo byawe nibyo gutya ni igomwa niko babyita na amatiku mwahura koko ukabiba cyakino ufite. No kuvuga wowe muri wowe uri iki uri nyine uri wo mu mutima mu bitekerezo byawe amatiku guteranya ishari n'ibindi bisabye n'abarenzaho bakagira ikindi ico turacumvikanyeho kandi tukinariho hari uwo twabarinze niba wumva ushaka ko you really want to be smart uzakire Yesu. Niba koko ushaka kuba ewana smart umugore smart hari ukuntu abantu bari babishizemo ngo barokore ngo n'abaturage ngo barokore ngo n'abantu bavuga ibintu Ninjiji. Yo, who told you so? Yes, ngo yaravuze master wacu. Yes, ngo niwe master wacu. Ngo yaravuze ahagaze mu sinagogi ntibaza aho yige ntibagize gute bavuga hadi uyu yigiye. Arabakonvisinga abantu bafite
mbese abadogiteri bafite PhD abaprofesa b'abakonvisiti abafarisayo barigaga n'abigisha amategeko bari abantu n'abasadukayo barigaga babaga bafite amadiplome arabakonvisinga nta shuri yigiyemo kubera iki iwe n'ubwenge Yesu n'ubwenge ni ukuvuga niwe utanga ubwenge iwe n'ubwenge sasa rero iyo umwegereye ubucometse ku isoko y'ubwenge do you want to be smart ushaka umunyabwenge niwakira Yesu ngo umunsi abigishwa bahabwa umwuka wera ngo abantu baravuze ati ariko aba bantu ko tuzi ko batize zari nkandagira bitabo ziri aho ngaho ariko baravuga ibintu bakora turumva ari abanyabwenge ngo bamwe barababwira ati yo ati muzamakuru abantu babanye na Yesu ako kantu rero uvuze ako kantu uvuze ngo iyo umuntu yakiriye Yesu ni ukuvuga ngo abacometse kuri we ibintu byose Kristo ni nako yavuze ijambo ry'Imana yavuga ngo ibyari bimuze nibyo natwe yaduhaye ni ukuvuga ngo iyo wizeye Yesu Kristo yari umunyabwenge yari umunyamahoro yari umugwaneza yacaga bugufi ibyo byose ni ibintu nyine tumuvomaho hari abantu bazi Kristo ko n'ibintu bya religion muri byo kujya mu rusengero no Yesu influencinga ubuzima ubu tubamo bwa buri munsi uko nuko hari umugabo muri Bibiliya witwa Salomo yari umwami then umunsi umwe umugore umwana mugenzi yapfuye umugore yapfusha umwana mare kumupfusha nari ngivuze nk'abantu bose bayize ariko abagore bagiye kubyara abo bagore n'abagabo bari bafite ngo bari indaya bajya kubyara niko Bibiliya ivuga ntago ari njye bivuze baragenda barabyaye bamara kubyara umwe aryamira umwana warapfa asasa yiba uwo mugenzi arangije ati tujye ku mwami bageze ku mwami kubera bwa bwenge ya smartness va ku mana iyo rero iyo ufite Yesu ukuntu uri smart ufite ubwo bwenge avuga ati umwana reka tumucemo ibice bibiri then umwe ajyana igice kimwe undi ajyana ikindi gice kubera yuko mugihe mwanze kumvikana ntabwo ngiye nabimenya nyiri mwana ntabwo yari kureba umwana we bamukata aravuga ati no mumuye kuko ntabwo yasporta ntabwo yabyakira ntiyabibearinga kubona umwana wawe bamugera namujyana guma ari muzima ariko namujyana nyiri sasa utari umwana bamukate kuko yaravuga uwanjye yapfuye n'uyu bamukate twese tumubure dushingure twembi uyu mugore nawe kubera atarafite imana niyo mitekerereze gatwa tuvuga uyu mugore ngaho ibaze niba ari ku cyangwe nkuko tubivuga ari ku cyangwe akabuje kiwe kari ku murongo ariko imitekerereze yiwe aravuga ati muba mukate uwanjye nshyingure twembi dushyingure twembi tujye rusororo twembi tujye rusororo nta kibazo mukate aravuga ati nyakubahwa mwami mukate nawe nta kibazo mukate twese n'ubundi twamushwaniye mukate urumva uwo muntu niyo yaba asa neza gute wabibona ko asa neza umva iyo mitekerereze nicyo sasa turi kuvuga icya kabiri mama Jadira yarakivuze ati umuntu ugirwa inama nanjye niko nemera nanjye umugore w'umusirimu nemera umuntu ugirwa inama hari abantu batagirwa inama icyo yakivuze icya gatatu ku mugore w'umusirimu umuntu wibwiza ukuri hari umuntu utibwiza ukuri igihe cyose akageza agashinga ijosi mbese ukazubona ntaza yibwiza ukuri buri gihe akumva ko abandi bamukosereza ngo uriya ngo agira gutya uriya agira gutya uriya agira gutya wajya umubaza se none se abantu bose baba baragukosereza mwa ati ngo ni abanyamafuti ukaza gusanga wa muntu nubwo abasa neza ariko abantu bamuri impande bagenda ntago bahatinda uwo muntu ngese mufata nk'umusirimu umuntu abantu badatinda uruhande baza bakahita bagenda ni umuntu wanduranya icyo kinyarwanda aragiye kukikubwira ni umuntu wanduranya impamvu zitera kwanduranya kenshi ni umuntu ntiyibwiza ukuri ubwira nabi uyu nguyu iyo ubonye umuntu ukahita umubwira ntabwo usa neza ntabwo wambaye neza ejo umuntu yakubwira ati nawe ntabwo kumbona utambaye neza ikaba induru nakubwiye se ngo unyambike nakubwiye ndetse amagambo yawe ntuyakontorora kuko ntiwibwiza ukuri ngo uvuge ese uku kuntu njya ntreatinga abandi njya mbwira abandi njyewe babimbwiye kuko abagore turabana n'abakobwa turabantu bakunda kuganira cyane wenda abagabo we
sinekeza ko ibi bibafectinga cyane kuko si abantu bagira amagambo menshi kuko twe dukunda kuganira which is good ngewe nkunda feminine nkunda ikintu cy'ubugore ntabwo ipinga ngo abagore baravuga kandi ni byiza gusabana se ni bibi ariko rero muri ya magambo yacu iyo uri umuntu ukunda kubwira abandi muri negatively wowe utibwiza ukuri wowe babikubwira ukaba ntabwo ngufata nk'umusirimu ngewe nkunda umuntu w'umusirimu ntekereza ko ni umuntu ubasha no gukontorora ibyo agenzereza abandi n'ibyo yakwigenzereza icyo kintu nacyo umuntu wibwiza ukuri ikindi kintu ngewe umuntu nuba ni umuntu utica igihe aho kanisa ko katugora ariko iyo ngiye umuntu duhanye gahunda umugore tugahana gahunda cyangwa umukobwa ibe n'abagabo akazira kugiye ikindi kanza mvuga mu mutima niyo ntabimubwira ibyo kanashoboye simvuze sindi buvuge ngo sindi ubwange kubivuga ngo nuko nabishoboye nzavuga ati papa mama uri umusirimu ni ukuri pe umuntu utikigiye tugahana gahunda ugambira akayubahiriza ubwa gatatu iyo mu mutima njye naza nkavuga ati mama ariko ako kantu nk'igitsina gore natwe twari dukwiriye kwicara tukisubiramo twisubiremo mugani umuntu ase arabyibuka byose ikindi kintu sinzi ngo ni cyakangaye ku mugore kinyemeza ku mugore w'umusirimu umuntu ukunda kwiga kujya mu ishuri ewana mbabwira akantu niboneyeho ku bagore twebwe n'ukuntu tuzadushakana n'abagabo wenda twese twarize wenda twese dufite lisansi umva igihe hano muri Afurika benshi niko biba bimeze dufite bachelor twebwe nyuma y'imyaka 10 ugasanga umugabo karakora PhD umugore aracyari ntazi soma habe n'agatabo ni kuri YouTube gusa scrolling kandi ibintu tureba nabyo ni bya bintu bya naka yavuze naka ngo naka none naka ngo bigeze habi akaba ari byo uguma kureba ukaza gusanga na bwa bumenyi wari warize bwarashize wabaye empty mu yandi magambo emptiness mbese wabaye nta kintu na kimwe rero umugore w'umusirimu nkunda abantu bakunda kwiga cyangwa nyine bafata udukosezi hari kambabwira uyu mugore hari umugore w'umushitsi wanjye yari atwite none twicaye turi gutera inkuru aravuga ngo nuko ntwite ndashaka gukora aga short course urumva ndashaka gukora aga short course ngo kuko ntwite ngo nta bintu byinshi sinajya kwiga masters sinajya kwiga iki ngo ndashaka gukora aga short course ngo kamezi nk'atandatu ngo nkazajya kubyara ngo iyo certificate nyifite nukuri njye wo umuntu azahita nyemeza naratekereje Yesu reba ariko ukuntu umugore utwite aba ari muri sinejejwe nabyo ariko bakagira iyo myumvire kandi none afite akazi arakora buri munsi buri munsi nyine afite akazi gahoraho agenda mu gitondo avuga ngo atariko ngo kubera ko ntwite nta bindi bintu ndi gukora byinshi kuko naniwe kuko ndashaka gukora aga short courses umuntu wiga ngiye kuri njye ari umusirimu niza kwibuka n'ibindi ndabibabwira noneho ikindi kintu cyane bakuri njyewe sasa ni uwo muntu wita kuri skin gusa neza ego kabisa wamubona ukavuga wow ndi ariko iyo mboye umuntu nkavuga ngo wow ukavuga ukavuga ibintu nguca amazi njye nuko ne nguca amazi nkavuga sha apina muntu kabisa ntabwo uri umusirimu kuri njye kuri njye pe kuvuza ibintu byiza njyewe akandi kantu naringiye kuvuga buriya ntimuze kuntera amabuye niko njye mbyemera halo njyewe nemera ko siritu nk'abamama umumama w'umusirimu ni umumama wambara akikwiza please ntimuntera amabuye njye niko mbyemera nkubwire mu majadie noneho umuntu utambara akikwiza abantu bamuca ngide umuntu wese aramwubahuka for example niba nambaye akantu kangeze hano nubwo najya byo nubwo nakwikaruma inte umuntu wese arakubahuka umuntu yaza biteze even n'agahungu gato akaba yajya kuko nyine niyambuye mbese nakoze icyo ntaringuriye gukora nese ubwo ni ubusirimu rwose umumama siritu
Ariko- even n'abakobwa njye sinumva impamvu umuntu yiyambika ubusa kandi ushobora kwambara ukikwiza ugasa neza noneho n'abakubona bakabona uragaragara neza nuko ibintu byateye by'iki gihe sinzi n'uwabizanye by the way hari ukuntu abantu usanga bambara imyenda hari umuntu nagiye kujya ngurira imyenda hari nk'amakanzu azana nkamubwira ati iyo kanzu ntabwo nshobora kuyambara byageze aho mbona biramucanza akambwira ati ariko wowe uri uwahe hati uri uwahe ndabwira ati njye simbyemera sinembera imyenda migufi gusa sinteye amabuye uyambara ariko ibyiza ni ukwambara ukikwiza ibyo nabyo biri mu bintu bigaragaza ubusirimu. Ikindi wavuze ni ukwiga ushobora no kutajya mu ishuri runaka ariko ubundi ubuzima bwa minsi yose tubamo mama bi uzi ko tubishatse twabwigiramo. Hari abantu n'umuntu mubana buriya yakubera isomo umugabo wawe wamwigiraho abana bawe wabigiraho kwicara mu ishuri kandi ibi ngibi byanduza no kwiga kwicara mu ishuri cyangwa umuntu ubuhaje ibintu byinshi ugafata short courses kuko seriously iyo utiga mu mutwe wawe usanga warasigaye hari utari updated niyo wafata short courses ntabwo ari ngombwa ngo ujye mu ishuri ngo ujye kongeraho iki wenda ariko kwiga icyo wakwiga icyo ari cyo cyose ukagira certificate nicyo ngicyo cyo kuvuga kwigira mu rugo ahubwo barimo uvuga mwibuka kandi ariko njyewe icyo navugaga ni ukwiga ko kwicara ukiga nyine ukagira certificate ku ruhande. Ibyo ngibyo turabyemezanyaho 100% dukwiriye kwiga ariko nanone uzi ko ari n'abantu usanga nk'ubu tuvuge nk'abamama ukaba udashobora uzi guteka ibiryo bimwe tu urugero ukabimenya ati ndateka umuceri nkarangiye n'igishyimbo kirimo isosi nibyo ariko YouTube zirahari kugira ngo zidufungure no mu mutwe ushobora kuhigira ibintu byinshi ushobora kuhigira ibyagufasha muri ubu buzima. Icyo kintu avuze tugira umwete wo kwiga pe none ikindi even no gusoma ibitabo uzi ko icyo kintu situ none nabonye umuntu babajije bavuze ngo Bibiliya kandi umukozi w'Imana sorry to say ariko aravuga ngo Bibiliya ngo abantu bakunda kuyisoma n'abayobye narumiwe icyo kintu cyaranye ngo Bibiliya ngo ndamenya Bibiliya se narayobye abantu ngo bayobe ngo abanyabuntu ngo n'abari ngo bayobye ngo ababrana ngo niki oya nibutsa akantu ngo nibo basoma ngo Bibiliya ngo bavuze ngo umuntu yagiye kubamutoye ngo abwirize nyine none aravuga ati umubwiriza sarimo ko nza numva yarunga umunyabwenge ati reka nsome mu mubwiriza aravuze ngo bamusomere mu mubwiriza ngo isura 1000 barambwira ati se 1000 utakirimo aravuga ngo none we ngo amagambo yose umubwiriza avuze nguko ngo nta 1000 kigeze none please abantu bazamuvugira 1000 tikiragera ntabwo kiragera Salomo ko turi mu kumva abantu bose bamuvuga iwe ndagiho ni gute yoba ntasura 1000 agira ikindi kintu kuri iki kintu ntabwo nkunda kwinjira abakozi b'Imana ariko nanone iyo bibaye ibintu abantu niba uzi ko ujya ugira gatute ariwo muhamagaro wawe ujya uhagarara imbere y'abantu please fata Bibiliya uyige. Ese mwari mwabona umuntu baha ibitaro ngo w'umujenekologe ataragiye kubyiga rakoye ngo gene ngo akore cesarienne ngo akorera abagore cesarienne cyangwa se ngo umupediatre ajya avura abana atarize ubuganga kubera kimwe mujya mushaka gukora amakosa kandi n'ukuri ibintu bya Yesu ntago ari ibintu wofata for granted gutyo. Yesu niba yarakwizeye akaguha iyo mpano yo kugaburira ibyanditswe papa fata Bibiliya ihisha abantu uva mu bantu wige ijambo unarishobora ujya muri theology none niba ari umuhamagaro wawe hari umuntu wavuze ngo ndaje kwiga theology se ngiye kuba umufarisayo ayiwe umuti turababujije oya
niba uzi ko ari umuhamagaro wawe uzi uvuga ijambo ry'Imana uhora ku gatutu uyu munsi n'ejo bundi ejo bundi tutazavuga ngo nibagusomera umubwiriza w'isura igihumbi. ariko wenda turimo turagana ku musozo mama B, hari ikintu njya mbona nk'iyo tugura ibikoresho biri elegitoronike za televiziyo, firigo, amalaptop, harimo akantu kazamo gatoya k'agatabo bita kataloge. Iriya kataloge birimo iki? Ni ukuvuga ngo bakubwira, baguha ibyo ugomba gukurikiza. Bakubwira ati wenda ntuzagicomeke ku muriro uri munsi yaha, ntuzacomeke ku muriro. Njya nibuka hari umuvandimwe wanjye wigeze kunyoherereza akantu ko gushusha amata y'umwana mbyaye, akandi kazanamo na kataloge. Aho kubera bya bindi byo kudasoma kataloge wamujugunya ndajugunya. Noneho maze kubyara umwana garavutse, ndanibuka ngiye kumuha amata, ndavuga tuzi ko mfite akantu ko gushusha amata y'umwana, ndaza ngacomeka muri prize bisanzwe. Kumbe wateze hano kuko kari karavuye muri Amerika, sanga wateze hano zari hejuru kubera nyine kudasoma. Wenda iyo mbisoma nkaba mbizi byari gutuma ako gakoresho gashya ntagakoresheje nkumva gutya. Icyo nari mbivugiye rero, imagine karamombera. Ni ukuvuga ngo Imana ni ijambo. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya iyo watinze mu ijambo ry'Imana urushaho guhishurirwa Imana, urushaho kumenya ibyo ikunda. Bibiliya iratuyobora. Ntabwo rero none se utasomye Bibiliya wayoborwa n'iki? Bibiliya irakuyobora, Bibiliya ikwereka za kirazira, Bibiliya ikwigisha uburyo ubaho mu buzima bwa buri munsi. Bibiliya yagiye ivuga kuri buri kadetaye kose k'ubuzima tubamo, tubyaye, dushonje, dupfushije, dukennye, mu bibazo, mu ngorane, dufasha abandi, duhugura ibyo bintu byose biba muri Bibiliya. Ikora iraguhindura, iratransforminga kuko iriya ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ni Kristo. Rero iyo urijyamo cyane ukarijyamo usanga warabaye transformed utanabizi, iraguhindura. Yego. Aha, ikindi icyanyuma ngiye ku mugore w'umusirimu ni umugore utanga amahoro mu rugo rwe, cyangwa niba ari umukobwa agatanga amahoro mu rugo rwe. Hari umukobwa inshuti yanjye cyane, ntabwo muvuze izina ariko kubera ko mba ndi kumwe nawe kenshi kandi tujya tuganira ibintu byinshi, azanyemera nzamuvuga izina. Yarambwiye yakuriye mu muryango utazi Imana, kandi umuryango utazi Imana egala amakimbirane. Ni ukuri ari abantu bashaka kuvuga ngo barahari batazi Imana babana neza. Ntabwo barabanye kandi ibyabo ntitubizi, ariko si neza. No guhumiriza. Kubera ko Bibiliya kumenya Imana biradushepinga, biducisha bugufi. Kandi umuntu udaciye bugufi ntabwo yakubaka urugo rwiza. Ikindi twigisha gusaba imbabazi, kuba hambo no gusaba imbabazi. Umuntu udasaba imbabazi ntabwo yakubaka urugo rwiza. Babana bakomeretsanya, ubundi bakazabana kubera abana. Ni ibyo urugo nyine rugakora rukaramba bari aho, umwe ari ku giti cye undi ku giti cye, ariko urugo rufite Kristo. Rero umundi mugore nemera ko ari umugore mwiza ni umugore utanga urugo mu mahoro, atari wa mugore mu rugo ahora induru ntumenya gutandukanya amasafuriya n'ijwi ry'umugore. Ibyombo, umuntu mu rugo aba ari ibyombo kabisa. Yewe nije mu rugo nkumva ya softness, kuko abagore nyine twari kuba soft, a kindness, ntibiburamo nikaburamo, ariko nyine si mu muco kabisafuriya wa mugani. Ntago nta busirimu bubamo, nta busirimu bubamo. Umugore ufite umutima woroshe, uwo muntu njye niyo tubana, niyo duhura ahantu henshi, uri umugore niyo waba utajya usa neza, ariko nukuri njya numva mu mutima nkavuga mama ishima zako. Wa muntu utuje, ari umuntu muganira akakureba akakumva, yakubwira ijambo akavuga rimwe, akavuga ati wow what is this, kumva nyine. Ariko no gusa neza njye nabivuzemo nabyo bigaragaza umugore. Erega mu mabini byinshi pe, ukibona appearance umuntu ahita kwemeza, ariko mwaganira ugatandukana muciye amazi cyangwa umwemeye. Niyo mpamvu nibyo byose twabishizemo.
bo ni byinshi umugore w'umusirimu twavugane Love you. twongera kubibutsa please mukore subscribe Rama mudushigikire TV show. Rama TV show nakagaruka bye bye